Yes, reka mbasuhuze inshuti yakunze mugenda wa natwe mudukurikira kuri Trend Nova TV aho muri hose yabari mu Rwanda bari majyepfo majyaruguru Burasirazuba Burengerazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese reka nizere ko mukomeje kugubwa neza, mwese nizere ko ibintu biri kugenda abijenda neza cyane. Namakuru menshi rero yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye, namakuru menshi yagiye atangazwa hirya no hino ku isi, ariko munyemerere mitenza ambabwire inkuru turaza kwibandaho. Turaza kwerekeza hano muri iyi nkuru ivuga ko umunyarwandakazi yavuze ukuntu Harmonize yamusangaga mu cyumba cya hoteli bagiye gukora akazi. Hanyuma kandi ndaza kwerekeza kuri iyi nkuru yindi nayo nabonye itavuzweho rumwe. DJ Crash yavuze ku byo guterwa inda anabyiringiro nage. Ndaza gutangaruka kandi nihute cyane nkubwira ko polisi barinda Minisitiri w'Intebe Suminwa barashinjwa kwica umupolisi. Nibiza kunkundira kandi ndaza no kubwira nuko Burundi abadepite nyine bari mu mazi abira. Izo nkuru zose ndaza kuzikubwira neza cyane 5 kuri 5. Wowe ikisabwa ni ikintu only one, urasabwa kugumana natwe umuri hanyuma ukazenda ukurikira amakuru tugutegurira 5 kuri 5. Mwibutsa ko turi kuri Trend Nova TV ndetse kandi wanadukurikira no kuri X, undi hose ukagenda utubwira uko bimeze. None kandi nkwibutsa ko hari amakuru menshi 5 kuri 5 ushaka kujya muri group ya WhatsApp yacu kugira ngo ujye ubona amakuru yacu, wasiga nimero muri comment ubundi ukagenda ubona amakuru muri group yacu. Hanyuma reka twihute rero nkubwire ko umunyarwandakazi yavuze ukuntu Harmonize yamusangaga mu cyumba cya hoteli bagiye gukorana akazi. Umunyarwandakazi Umuhoza Rayika uzwi nka Rayika Music yongeye gusobanura abyeruye ku mubano we na Harmonize umukunzi ndetse ukomeye kandi wo muri Tanzania, nyuma yuko amafoto ya bombi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga akibazwaho byinshi n'abakunzi cyane cyane abo muziki. Mu kiganiro uretse kugenda itangazamakuru kandi uyu Rayika Music yavuze ko hagati yabo nta rukundo rwigeze kubaho nk'uko benshi nyine babitekerezaga. Muri icyo gihe yavuze ati twakoranye umushinga gusa byari business, ntago twigeze tubana nk'abakundana. Harmonize ameze nk'umuvandimwe kuri njyewe, muri make turabavandimwe. Yavuze kandi yamaze ibyumweru 2 muri Tanzania ari muri hoteli aho Harmonize kandi yazaga bagakorana indirimbo hanyuma agahita asubira iwe. Yavuze ati yazaga tukaganduka indirimbo tukayikorera ndetse hanyuma akagenda. Nubwo kandi bakoranye indirimbo Rayika Music yavuze ko izo ndirimbo batigeze bazisohora kuko Harmonize yabaga ahuze mu rwego rukomeye cyane. Mu gihe kandi yongeyeho ko yamenyanye na Harmonize binyuze ku nshuti yabo isanzwe imyaka 3 mbere yuko amafoto yabo atangira gukwirakwira itangazamakuru. Hanyuma kubigendanye n'amakuru yuko ngo baba baratandukanye, Rayika yavuze ati nta rukundo rwigeze rubaho. Ubwo se twari gukundana gute twari gutandukana gute tutarakundanye? Uyu Rayika Music kandi n'umukunzikazi umaze imyaka isaga 3 yinjiye mu muziki. Uyu mukobwa kandi ntabwo yakunze kuba mu Rwanda kuko afite imiryango nyine mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'Iburasirazuba. Yabaye mu Rwanda, muri Uganda, muri Tanzania mbere yuko ajya muri kaminuza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yarangirije amasomo ye mu icungamutungo. Uyu mukobwa kandi ukoresha Rayika nk'izina rye mu muziki atuye muri Uganda aho yabonye akazi mu mwaka wa 2020 nyuma yo kurangiza amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho kandi yatangiriye umuziki. Hanyuma DJ Crash yavuze ku byo guterwa inda n'uwitwa Byiringiro Rage. Mu gihe kandi inkuru ivuga ko rutayizamu ekipe y'igihugu Amavubi Byiringiro Rage yaba yarateye inda, DJ Crash ikomeje kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga impakane zose mu baturage ndetse kandi no mu bakunzi b'imyidagaduro n'umupira w'amaguru muri rusange. Ni ukuvuga ngo kuri iyi nshuro imyidagaduro, siporo, umuziki byose byahuye. Iyi nkuru yamenyekanye bwa mbere ku rubuga nkoranyambaga rwa X yitwa Twitter, Instagram, TikTok, aho bivuga ko ngo aba bombi barimo gutegura ibirori ngo byo kwishimira umwana. Bivuga ko ngo bateganya kwibaruka vuba ndetse kandi ibyo bise baby shower. Mu kiganiro yatanze kuri channel ya YouTube, DJ Crash yahakanye yivuye inyuma ako twite inda ya Byiringiro Rage ndetse avuga ko ayo makuru ari bihuha bidafite ishingiro habe namba. Yavuze ati sinamwihakana, Byiringiro Rage ni inshuti yanjye, ariko ibyo bavuga ntabwo ari byo, ntanda mfite barambeshyera, ahubwo uriya mubyeyi w'abana 2 ndamukomeje pe. Yakomeje kandi avuga ko atari we watangije ayo makuru ndetse ko iyo biba ari ukuri atari ubwo buryo kandi yakoresha bwo kwigaragaza mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ati niyo naba narifuzaga kuvugwa sinakoresha izina ry'umuntu ufite umugore n'abana 2, sinjye wabivuze bwa mbere. Nabibonye Kasuku yabyanditse ubanza ari kuri status cyangwa se Instagram. Byiringiro Rage usanzwe rutayizamu w'Amavubi ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse na Police FC asanzwe afite umugore n'abana 2 ndetse kandi bikaba bivuga ko ngo yabasize muri Sweden nyuma yo gutandukana na Sandviken IF
ekipe nyine yakinaga muri icyo gihugu. Nubwo kandi iyo nkuru ikomeje kuzenguruka ndetse no guteza impagarara, kugeza ubu Byiringiro Rag ubwe ntiyigeze atangaza ku mugaragaro icyo atekereza cyangwa se asubiza kuri ibyo birego. Ibi bikomeje kandi kugera kubera urujijo abantu batandukanye ndetse no kwibazwaho cyane n'abakurikiranira hafi ibya siporo ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Reka mite nihuta cyane narekeze kuri iyi nkuru ivuga ko polisi ndetse kandi bamwe mu bapolisi barinda Minisitiri w'Intebe Suminwa barashinjwa kwica umupolisi. Kuwa mbere tariki 14 Mata 2025 urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa Gombe rwanze icyifuzo cyo gutanga hakiri kare ibimenyetso by'ubushinjacyaha ku by'amategeko nyine bunganira ku banyamategeko bunganira polisi barindwi barinda Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa bakurikiranyweho kwica umupolisi kandi wo mu muhanda Fisto Kabeya. Umushinjacyaha akavuga ko kandi uyu yapfuye biturutse ku nkoni yakubiswe. Umushinjacyaha w'igisirikare yavuze ati iki ni icyaha gikomeye, twese turi kuvumbura ingingo z'uru rubanza, ntabwo twigeze dukora raporo mbere y'ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse kandi kurenga ku mabwiriza n'ubwicanyi. Aba baregwa kandi bakurikiranyweho ndetse kutubahiriza amabwiriza n'ubwicanyi n'abakurikira. Uwa mbere ni uwitwa Komiseri Superieur Ajoit Olivier Kanza, wa kabiri ni Komiseri Superieur Ajoit Banza Ngongole, wa gatatu ni Su Komiseri Michel Yarara, wa kane ni Su Komiseri Ajoit Mangela Mbenu, wa gatanu ni Su Komiseri Ajoit Limberele Kaindu, wa gatandatu kandi ni Brigadier en Chief Sangwa Malangi, wa nyuma kandi ni Agent de Police Theo Kabongo. Ubwo ku rubanza kandi rwaburanishwaga kuwa mbere, umushinjacyaha wa gisirikare yavuze ko umupolisi wari usanzwe ashinzwe umutekano kandi wo muhanda Fisto Kabeya yakubiswe n'abaregwa bose mbere y'urupfu rwiwe. Ku itariki 25 Werurwe rero 2025 Minisitiri w'Intebe yavuye ku biro bye ajya muri perezidansi ku butumire bw'umuyobozi mukuru igisirikare ndetse kandi igitangaje nuko bitandukanye nkuko nyine byari byitezwe. Nyuma y'iminota mike rero twabonye cortege cyangwa se abari bamuherekeje izengurutse kuri inshuro na Minisitiri nyine w'Intebe urimo. Yarizengurutse nta Minisitiri urimo. Iyi nkuru kandi dukesha mediacongo.net ivuga ko komiseri mukuru wungirije Olivier Dunia Kanza yajyanye n'abari bamuherekeje bakubita umupolisi Fisto Kabeya bamusanze ahakorera bimuvira mu rupfu. Mu gusubiza kandi komiseri wungirije Olivier Kanza ushinzwe umutekano wa Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa kuwa mbere yavuze ko atigeze agirira nabi kanyakwigendera Fisto Kabeya mbere yo kumushyikiriza abayobozi bafite mu bashi nyine ngo kubera gutuka umuyobozi wa guverinoma. Yavuze ati umupolisi Fisto Kabeya yari yatutse Minisitiri w'Intebe, niyo mpamvu tumaze gutwara Minisitiri w'Intebe twagarutse ngo tumushyikirize ubuyobozi ubifitiye nyine umuyobozi ufitiye ububasha. Komiseri mukuru Banga ngo amuhati ibibazo, yinjiye muri jipe nta muntu wigeze umuhutaza cyangwa se ngo amukomeretse. Mu nyemere kandi nigarukire kwa General Neva kwa nyakubahwa Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Utimeze bitero kwa Evariste Ndayishimiye. Perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi yitwa Garance Daniel Ndabirabe yatangaje ko abadepite b'uyu munsi nyine bari mu mazi abira cyase bo muri Uganda bo muri Burundi bari mu mazi abira kubera amadeni nyine ngo batse muri banki ndetse kandi bubaka amazu, none manda yabo ikaba igiye kurangira abatarishyura. Uyu Ndabirabe kandi yabigarutse mu nteko rusange ihuza abadepite aho yavuze ko agiranye cyangwa se yagiriye bagenzi b'inama ndetse yo kuyubaka amazu mu nguzanyo ndetse bakamunanira. Yabwiye abadepite bagenzi bati muragowe, narababwiye ntimwanyumva, none dore manda irarangiye, mwubatse amazu huti mu madeni none mugiye mutayishyuye, muragowe, none murajya he? Amerika ni Burayi ntimuzahungirayo kubera ko hari kwirukana abirabura. Uyu munyamategeko w'ikanse mu mushinga amategeko kandi yagaragaje ko hari abadepite bagenzi be bazanye abagore ndetse n'abana mu mujyi, akibaza ngo iyo bazerekeza ubwo manda yabo izabirangiye cyangwa se imaze kurangira. Nimye kandi amatora abagize inteko ishinga amategeko y'u Burundi cyangwa se umutwe w'abadepite ateganyijwe ku itariki 5 Kamena uyu mwaka 2025. Ni mu gihe kandi abasenateri iyo azaba mu mpera y'ukwezi kwa kane, cyangwa se amatora y'abasenateri yo azaba mu mpera z'ukwezi kwa
Kanama. Hanyuma rero kamashimire cyane nshuti bakunzi mugenda bana natwe 5 kuri Trend Nova TV. Amakuru yo aracyabageraho neza cyane 5 habaye mu Rwanda, ayo hanze, mu myidagaduro, muri siporo. Ayo makuru yo tugenda tuyakugezaho neza cyane 5 ikintu tugusaba cyo nyine ni ikintu kimwe gusa, no gukanda subscribe, hanyuma wagera kuri X cyangwa se yitwa Twitter, nayo ugakanda follow kugira ngo amakuru yose naho azajyanyura uje uba wa mbere mubo ageraho. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, bye bye.